Mike turimo turi kugana kuri goals gusa nambanza nkubaze Vision 2020 ubu yarahindutse hari Vision kangahe Vision 2020 yarahindutse ubu ngubu turajya muri 50 2050 murashaka kuyireba muri 2050 Vision 2020 munajya he ngira ngo kuri Minecofin iriho ariko wanditse 20,250 imibare makuru myinshi ku buryo umuntu atakimenya n'irandika ushobora kunyura kuri website ya Minecofin ushobora kujya kuri website ya Ministry of Finance ngira ngo okay ngiyi hasi aho there you go boom urabona none dusubire inyuma gato tuvuge kuri Vision 2020 yego ni tutambwiye muri Vision 2020 bari barakoze twabasha kujya mu Rwanda uravuze nibihe bintu bitatu byari muri Vision 2020 twabasha kugeraho harimo byinshi harimo ibijyanye no kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara harimo ibijyanye no kongera akazi mu gihugu harimo ibijyanye no kongera ibikorwa remezo ibyo ni byinshi imibare ni liste ndende rwose ngo birahari urumva ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi impamvu yacyo ni teori uyu munsi twaganira kuri teori urumva ubutumwa twaganiriye ku myumvire niryo ryari isomo rya mbere uyu munsi turaganira ku bijyanye na goal setting cyangwa se ni gute wabona ibyo wifuza kugeraho ariko mu buryo bwihuse bunatangaje right uyu munsi rero mu kubiganira turahera kuri pariti ya teori none kimwe gitaha tuzakora na pratique yabyo bihuza sibyo urabona wakomerezaho rwose nanjye nditeguye reka mfashe ikaramu yanjye aho hari story ivuga muri Bibiliya kandi urayizi ngo umwuka yaramanutse ngo batangira kuvuga indimi no kwigisha by'ahatari birashyuha kabisa noneho histoire iravuga ngo bamwe mu babyumvise hari ubwoko butatu bamwe mu bumvise ibyo bintu n'ubwo butumwa no kuvuga n'iki baracanganyikiwe bayoberwa ibibaye abandi babyumvise barabaseka bataba n'abasazi none ibyo bazanye n'ibiki bikomeza urugendo ariko abandi barabyumva ngo barabyakira ngo bamwe iyo message ngo ihindura 3,000 ihindura 5,000 imibare irahari sibyo ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo tuganira gutya hari abantu bumva ibyo tuganira bakabiseka tubona n'ibiki bakabitera urwamo hakaba abandi bari bubyumve bikabavangira kuko igihe kitaragera bakati none ibyo n'ibiki twasimbuza ni nkaho urabona hari kuvuka gukambakamba kugenda kwiruka byose ni iki ntabwo icyo kintu baracyumva binjira habisohokera ko ni ururimi rutandukanye ndibuka hari umugabo twasenganaga muri Edmonton w'umukire cyane muri peteroli noneho akaza agatanya nakoze rero njye kumuganiriza bambwiye ko ari umukire hari mu mwaka w'2006 gutyo noneho pasiteri wacu ngo umukire by'ahatari nanjye nashaka kwegera abakire mbisigeho mbere ko nagira ubukire naragiye kumuganiriza atangira kumbwira imibare n'uburyo akora ati aturumva iyo twakoze nabi ku munsi dukora $30,000 by'amadolari ku munsi $30,000 by'amadolari abimbwiye usanga nibyo nkorera ku mwaka ndabaza iyo wakoze neza ati hagati y'80,000 n'100,000 by'amadolari ku munsi nahise niyeskizanye muri toilette sinagaruka ndaga uyu muntu anyirase ibi ngibi ntago ari ibyanjye ndamuhunga dimanche ngarutse gusenga kwako yabonye ko nanamoshe ndi interesse aza kunganiza nanone ngiye muri toilette sohotse kugaruka muri egize nsanga yicaye hanze arantegereje ku muryango atangira kunganiza nanone ujanye ishati yakunga kunakora neki imibare yandi njanga gate soka hanga numva yananje byatari noneho nyuma ameze nk'atatu mukwepa ankurikira nza gusanga za kwibaza akese niba nifuza kuba miliyoneri niyashaka gukora business y'injira za miliyoni nkaba ntunga umiliyoneri niyo mibare ntayumva itaninjira mu mutwe ni gute nzayigira nibwo nasobanukirwa ntajya kugenda mubaza ibibazo bindi n'iki ku buryo navuye aha ngaho njya gukorera indi company ibintu bigenda bihinduka n'iki rero ngarutse aha ngaha hari umuntu ubyumva uyu munsi ku gihe kitaragera akumva n'urujijo biramucanganyikishije nta kibazo icyangombwa nuko ukomeza kujya gute plug in ukomeze gukurikira hari igihe kizagera wandike note
nubwo bitarasobanuka wandike noneho hakaba abandi rero bategereje iki nicyo gihe twari tuvuga muri assurance vie tukicuruza assurance vie baratubwira ati abantu 60 nukomanga ku miryango 60 ukomanga gusa 59 barakumenaho amazi baragucira barakwirukana bangaha ariko umuryango 60 ujya kuwugeraho bagutegereje bagutekera icyayi baguha ibyo kurya ati twarabuze umuntu usobanurira twarayifuzaga ntituzaduhera tubwira amakuru tuzaniye uri nka marayika murinzi babikoherereje okay nibo uyu munsi iyo message bigira akamaro cyane ariko n'abandi nabo cyangwa uko twandika right nicyo kintu cyangombwa so iyo ugeze kuri goal setting ahantu hambere bipfira cyangwa point ya mbere ni ukuvuga ngo you have to be hungry ukup the drive kuvuga ngo iyo ufashe umuntu ngo ndifuza gukira bivuze iki ugasanga aryama amasaha 15 ku munsi ubonye agapost nakoze ejo bundi k'amasaha twabiganiraho kwa gatatu twabiganiraho ubushize kwa gatatu uraryama uko ushaka nta kikwirukansa kwambere kujya ku cyumweru amasaha ukora nawe udakora ngo nuko udafite akazi niyo menshi right ugasanga donc nta moral ubifitemo right niyo turebye story ya Zakayo Zakayo iyo Zakayo iyo uburyo byagenze nuko yashaka kubona Yezu byahatari siko bimeze ariko ko ari mugufi abonye byanze agira gute yurira igiti ibaze ngira nk'umwe bakira bo mu Rwanda bakomeye tuzi cyane benshi bizina muri Afrika ibaze Dangote ibaze kubona Dangote ashaka kureba umutipe wa hatari waje muri stade ugasanga yazamutse hejuru ku rukuta hejuru urumva ukuntu ibyo bimeze kandi abantu bose bazi uwo ari we ugasanga yazamutse ni ukuvuga ngo ati isoni zinkora banseka bandwanya banyitambika ngomba kubona igisubizo byanze bikunze urabona yari afite inzara n'inyota yo kujya yari determine ntabwo yitaye kuri stat afite muri societe ntiyitaye ko bazi ko harya yari umusoresha ko ashinzwe imisoro ariko ajya kurira igiti ari umukiye muri quartier you see no kuvuga ngo drive cyangwa uburyo how bad do you want it sinzi kuvuga mu Kinyarwanda ni gute mbese urumva inyota bifitiye urabona umwaka ushize wa 2009 urangira 19 mvuye muri kampani ya mbere noneho ndimo kwibaza ndakora iki tujya ku rukuta ahangaha tuboneka na madamu ndashaka gukora business ya marketing ndashaka gukora business ndazandika noneho real estate nyishyira hasi hanyuma noneho Bopel mpambigarukaho binge ampaye opportunity iza hari abantu bashaka kumpa position ya VP kuri 6 figures ni hejuru y'ibihumbi 100 ubwo ni vice president wa kampani runaka ibihumbi 100 birenga so nubango ngomba guhitamo ibihumbi 100 birenga cyangwa se how bad mfite inyota ingana cyo kwiga industry ya real estate ako namaze gushinga idarapo mvuga aha niho nta handi ngiye gushingira imyaka 20 imbere ngiye mu kubaka byanze bikunze iyi ni imiryango yose nzayifunga aha niho aho kanya nkimara kudesida kubera ko namaze ikintu ushaka kugeraho nabonye umwarimu ufata akaboko namaze kubona ko yanditse ifatika namaze kudesida na madamu twavuze nahangaha naremeye ndeka ariko hagati aho reko nsubira inyuma kubera iki mwagiye kwandika ku rukuta ni iki mwandikaga ku rukuta kubera iki kwandika ku rukuta ibyo bizaza icyumweru gitaha tuzagaragaza icyumweru gitaha that's a good one uruvuze ko mwagiye mukandika ku rukuta we na madamu wawe ubwo nari ngiye kubabaza ibiganza byanyu byanditseho iki kubera mwandikaga ku rukuta icyo tuzakigarukaho next week ubu turatarimo kubaka urufatiro ntacyo ngiye kuvuga ngo urangije ariko ntacyo reka amatsiko nyabika ikintu cya mbere ni inzara n'inyota drive ikindi cya kabiri inyota n'inzara byahatari byandi uraba udasinziriye uzi ko mu Edmonton najya muri eglise bageze abatipe kajya bampunga bambona agatunga ngo the money guy bakampunga abanyarwanda abo twese na bose kuko icyo gihe muri 2005 nta kintu nashakaga kubera ko wayakundaga cyane se
oya kubera ko nagiye njya kwiga hahandi muri Montelevo batangira kunyigisha ku dreaminga big niki none njye nazo kubwira big dreams bagahunga star ya Joseph kwa kundi Joseph yabwiraga bene wabo bagatamujugunya mu cyobo nanjye bagati ceceka va ngaha bakenda the money guy the dream guy byawe natangiye gutakaza inshuti icyo gihe ariko ntabwo byampagaritse ko aba so hungry ku buryo byanatumye mva muri eglise y'Abanyarwanda njye muri abazungu nabaza za bagenzi banjye turi kumwe ko twese mbona turi muri situation imwe financial relationship byose biri hamwe mitangwa ya story yantuza ya who move my cheese wa mva hasi changing ubwo naringiye kukubaza niba inzozi goals wanditse icyo gihe waraje kuzigeraho ariko ubwo wenda ngira ngo icyo kizaba ari igihe cy'ubuhamya hari cyihariye kwacyo uzaba ari kumwe gitaha tuzajyaho icyumweru gitaha ubwo nzakubaza n'ibibazo byinshi bituma utanga inspiration ku bantu ubwo reka noneho tujye kuri iki ngiki cy'uyu munsi ni gute umuntu ashobora oya ntabwo ndarangiza kuza kumbaza ibibazo mbanze ndangiza no tubona gufunganya ibibazo noneho uraza gushyiraho nurangiza introduction yawe ubwo ndaza gukomerezaho nkubaza ibi bibazo hari ibyo nanditse nkurikije amagambo wari umutubwira ibyo wari umutubwira two nanditse duke ngo ndaza kutukubazaho nyuza kurangiza kudukora introduction neza so icya kabiri ni belief so cya mbere ni inzara n'inyota icya kabiri ni belief ni kwizera kugira kwizera kudashidikanya baravuga ngo ufasha iri jambo tushyira mu Kinyarwanda you don't believe what you see what you believe ntabwo wizerera mu byo ubona ubundi ibyo wizera uvuga wowe ibyo wizera oya mu buzima buriya ntabwo twizera ibyo tubona tubona ibyo twizera ubutaha nzabereka hari uburyo ushobora gufata image umwe akabona iki undi akabona iki kandi ari the same image yego kubera ko tubona ibyo twizera ntabwo twizera ibyo tubona right ndagaruka Matayo 9:29 Yesu yavuze ngo iki ngo ninde wajya kubaka inzu right ariko reka tugaruke inyuma sorry nabyishanga Matayo 9:29 avuga ngo bikubere uko ubyizeye naza nifata hano kuri nazivanze verse yagiye gukiza umuntu avuga ati ajya kumukiza ngo uko ubyizeye aba ariko bikubere undi abasha gukira so faith ni ikintu cyangwa ngo ejo nazo mbwira madamu twashaka kugura ikibanza nayo nkeneye mu investisseur right noneho ikibazo cyabaye nuko uwo nari ifite wanatumye njya kugishaka icyo kibanza w'inshuti yanjye cyane yarambwiye ndagenda gushaka n'abavoka dukora document n'abakontable n'iki byose amafaranga yashyiramo n'umwanya wanjye mbwira abanyiri ubutaka bakora document boom bampa itariki 24 ebana byohereje wa mugenzi wanjye ati navugana na madamu ati yabivuyemo birenze kukumenaho amazi akonje kuko urumva icya mbere iyo business yarapfuye kandi wari ufite ubushyuhe ushaka gukora cyane wamaze kubishyira mu bwonko icya kabiri nkojejwe isoni kuri bope no kunyigisha nkojejwe isoni kuri ba nyiri ubutaka nzongera gusubirayo gute kuko nabishije ko amafaranga ahari kundi yambwiye ati amafaranga si ikibazo kandi ko nakubyara ikibazo we yagize gushyiga sutu arahindura ebana ndaza mbwira madamu rero bampaye itariki ya 24 kandi ibyo nzi ko amafaranga ndayabona ndisiri ko ndayabona sinzi impamvu numva mbyizeye terma ko ahubwo ntayabonye n'ibyo bya surprena kuyabona byanze kunze araboneka mbere y'igihe ariko ntayabonye ahubwo byo nibyo biruntangaza kurusha kuyabona n'inyama ntabwo biruntangaza urubyo kintu faith kabisa muri icyo kintu kubera ntayabona birantangaza kurusha noneho ndimo kuganiriza umuntu gutya navuga nti dore ibyo ndimo gukora ni iki mwibwira projet ihari ati petit frère yategereje bya twabaga imyaka 6 ati no grand frère we abamwoheje message abanyeje message yanjye Montreal mu tutavugana n'umunsi n'umwe sinzi nuko asa turavuganye abanyoheje nimero ndamuhamagaye turavuga ku telefone hari kwa gatanu amafaranga ageze muri konti ikibanza kiragurwa right kubera iki ni ya belief twavugaga ariko rero ni gute umuntu akora ya belief nk'iyo nuko ngo hari ibintu
tuzabigarukaho bigomba kuba biri believable, right? ariko buriya kwizera ni ikintu gikomeye kugira ngo makore indege agwe inshuro magana n'amagana avunagurike ntarekeraho kugira ngo Elon Musk akora ibyogajuru bizamuke biturika akomeze. Ni faith bafite kugira ngo u Rwanda ngo vision 2020 nuko bazi ko baramutse bashyize gahunda ya business plan ku murongo bakayishyira gukorwa bizakunda, right? Ntago bashyira vision gutyo ngo batizera ko bishoboka. Ntushobora gukora vision. So belief is everything. Icya gatatu ni planning. Right? Planning ubwo no kugena imigambi. Hari umuntu wanditse abantu nyemerera gato mbwira abantu badukurikiye abifuza kudusangiza ubuhamya bwabo mu rugendo nkuru turi kuvugaho, mutwandikire kuri WhatsApp, nimero bagiye kwishyiraho, munatwohereze message. Mushobora kohereza message kuri iyi nimero cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Ni nimero ibiri hombi kuri WhatsApp na SMS, mwohereze ubutumwa mushaka bwose, mushaka icyo mwifuza kubaza, ibitekerezo mutanga mu kanya turaza kubisoma. Wibuke gusa kutubwira amazina yawe naho uri. Aho niyo watubwira izina rimwe gusa birahagije. Reka nimero bayibashirireho, mutwohereze ubutumwa bugufi cyangwa mutwandike kuri WhatsApp bitewe n'ingingo yacu y'uyu munsi turi kuganiraho coach ari kutubwiraho. Ese niki kikugora mu gushyira mu bikorwa? Nese uzi bijyanye ugira intego mu buzima bwawe, hari izo wagezeho, niki kikugora? Niki ikibazo ushaka kubaza ku bijyanye no gushyiraho intego? Ibyo byose utwandikira ubutumwa bugufi. Umwanya ni wawe, wakomeza. Okay, so icya gatatu rero we don't plan to fail. So we hari kote nanimo kuvuga mfasha tuyishyire mu Kinyarwanda. We don't plan to fail, we fail to plan. Ntidupanga. Nta muntu witegurira gutsindwa, ahubwo dutsindwa mu gutegura. No, dutsindwa no kudategura. No kudategura nyine. So we don't plan to fail, we fail to plan. Right? And ubwo nicyo cya gatatu tugiyeho. Cya gatatu, cya mbere ni hungry cyangwa se inzara n'inyota, icya kabiri ni inzara yo gutera imbere, cya kabiri twabonye kugira kwizera guhamye kutajegajega ko uzabigeraho, icya gatatu ni ukugira imigambi hamye kandi inoze. Ku bijyanye n'imigambi verses nkunda gukoresha cyane ni ya Luka 14:28 ngo umuntu agiye kubaka etage cyangwa tower arabanza. Ni Luka kangahe? Luka 14:28. Yego, reka Luka 14:28, reka umuntu anahasome kugira ngo tubabwire abantu. Haravuga ngo okay, ngire mu Cyongereza se nta kibazo, cyangwa mu Kinyarwanda nibyo byoroshye. Umuntu agiye kubaka, reka ndivuge ndusome mu Kinyarwanda ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya cyangwa se w'amafaranga zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza. Hanyuma 29 oya usura ngaho ku 28 hasubiremo. Okay, aravuga ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza. Urumva kintu urabanza gutegura. Mu Cyongereza haravuga ngo suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Reka ngoze Mike. Sobanura ikintu. Uyu munsi umuntu akarese yatera ngo arashaka kwimariya. Yicara ngo yandike ideal partner. Uvuga ngo ushobora gusanga uwo partner munakorana mu kazi, mwigana, muturanye, ariko ushaka kumumenya araca agatambuka kubera ko you don't even know what muhurira muri coffee shop. Urabona ndashaka akazi bwoko ki? Iyo tuzabigarukaho uko umuntu abikora, ariko ikintu cyangwa tumaze kubanza kureba we don't plan to fail, we fail to plan. Impamvu rero zituma abantu badakora goal ni right? Iya mbere ni uko abantu benshi bafite ubwoba bavuga ati se nimbikora ntibikunde bizagenda bite, right? Ikindi bati nagerageje kubera ko nabibwe na kana kambijyamo baranseka.
nibyo byanditwa bavuga bya Yosefu yabivuze bene bakamuseka bakanamujugunya hehe bya hatari, right? ababwira ko azabategeka. Ikindi gasanga abantu bakoze go zitari believable no kuvuga cyane umutipe waje mu masomo turimo kuyakora muri SP College aba ngo arashaka gukina muri Arsenal kandi afite 53. Ndabwira iyo ni goal yawe cyane y'umwana wawe. Aturumva ati ni umwana wanjye ati nanimo kubura gusa tu. Ntabwo ari believable. Ufite seka turaza urashaka kuba professional, right? Ntabwo byakunda ibyo ngibyo. Ndibuka nashakaga gukira byatari njye muri ya company mpora mvuga yari ifite amafoto n'icyo bakire. None ngashaka gusimbuka 1,150 za miliyoni nk'abari bo hejuru. Nasimbutse amayeshero. Bana kimwe bimwe mu byangushije kuko nipasaga muremure ntanashoboye n'ururimi ntanumva. Hari no gutumvikana. Ikindi ko nta muntu wagufasha akaboko nkabikwereka. So that's it for today. Reka dufungure noneho wambaza ibibazo ndetse n'abandi hanyuma ku cyumweru tuzakomeza party kuri party uko bikorwa. Okay, ubwo mbwira abantu batwandikira ibibazo cyangwa bifuza kukubaza ibyo ari byose turabakira. Nabonaga benshi batangiye guhamagara none ubu ngiye gufungura umurongo. Reka numva uwa mbere guhamagara ni ukuduha igitekerezo cyawe ku byo turi kuvuga cyangwa se ukabaza ikibazo ku byo turimo tuvuga. Turimo tuvuga uburyo ushobora kugera ku ntego zawe byihuse, ibyo wagenderaho. Babikubwiye ibintu bitatu. Icya mbere na mbere ni ukubanza kugira iyo nyota yo gutera imbere, yo gushaka kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Hanyuma iya kabiri ni intego yo kumva ko ufite kwizera ko uzabigeraho. Ni ukuvuga ngo kugira kwizera kutajegajega ko uzabigeraho, ntutangire kubunza imitima uvuga ngo ubundi ibintu nagiyemo nibyo cyangwa si byo. Icya gatatu rero ni ukugira imigambi yo kubigeraho kandi itajegajega kandi ihamye. Muri make ni ibyo ngibyo coach amaze kutuganiriza. Reka mpere ku bantu ba SMS. Abantu ba SMS bohereje kuri iyi nimero twabahaye nibo ngiye guheraho. Abundi ubwo turaza kujya no kuri Facebook turebe ibohereje ubutumwa. Hanyuma tuze no kwakira abantu kuri telefone. Umwe ati ndabakurikiye. Murakoze cyane. Bazivugiriza induru. Ni nyinshi cyane ariko ntacyo. Reka mbanze mwakiriye umuvandimwe yahamagaye kuva kare. Sorry, ihise icika ariko ndongera mbakire mu kanya. Nayo ngiye guhera kuri za SMS. Nazo ni nyinshi cyane ku buryo kuzisoza. So Papa Serine ni Papa Serine Karongi Gishyita Ingoma ati nibyo rwose muri byose bikorwa no kwizera. Nibyo. Uyu muvandimwe ati nabahamagaye ntimuranyitaba rwose numugerageze munyitabe rwose mfite igitekerezo nshaka kubagezaho. Nta kibazo wongera uhamagare turakwakira. Nawe muvandimwe ati ndemeranya na coach ko akenshi kugira ubwoba ari byo bituma tutagera ku ntego zacu. Ariko arakoze cyane kumbwira ku bijyanye no kwandika izo ntego nubwo atabivuzeho neza. Okay, azabivugaho mu cyumweru. So nibyo yari amaze kuvuga ati mwakoze kuza kutuganiriza rwose ariko mujye mwibuka mushyiraho n'amazina ayo ni Mama Jackson. Mama Jackson ngira ngo akunda kutwandikira inshuro nyinshi cyane. Hanyuma ubwo noneho mu kanya ngiye gufungura telefone tuze kutangira kwakira. Niba wumva ugiye guhamagara hari icyo ushaka ko tuganira, hari igitekerezo ufite kuri iyi ngingo, noneho wahamagara nta kibazo turakwakira. Ariko hagati aho Mike kono dukurikiye niyo muri abadamu no mufite abana please mwibuke France bebe amata ku mpinja, right? N'amata meza cyane. N'amata meza cyane pe. Ngira ngo mu alimentation nagura amafaranga make ubwo ngubwo. Kandi noneho ni n'ubucuruzi. Niba uri umuntu ushaka gutangira gucuruza ubona ahantu tuye ari ahantu hari isoko rihagije, ushobora kubahamagara ukagenda bakaguha rwose. Uri umuntu w'umwizerwa ugacuruza, wamara gucuruza ukajya ubazanira ya. Urumva ko ni deal nziza cyane. Nimero mwahamagara ngiyi irahari. Nahoze nganiriza umuntu muri 2015 kubijyanye na Vision 2020 icyo gihe. Sorry, nari ndakiriye umuntu ndabona yahise aza. Urahita tukomereza mu kanya. Allo? Turakumva neza. Amakuru yawe?
Halo, gabanya volume ya televiziyo yawe. Wanda shaka kwiyumva. Anyway, wongere uhamagare mu kanya, reka dusome. Umva Mike. Kadusome kuri Facebook mu kanya wabanze basubiza cya kintu kutubwira kimaro nk'ubu ngubu Vision 2020 yarabaye. Abanyarwanda bose bakora ibishoboka byose kugira ngo basohoze Vision 2020 y'igihugu. Cyane. Iyo ukora company ifite business plan, ugasanga twese turajya tuyikoreye company igeze ku byo yagomba kugeraho. Ariko twe igiti cyacu nta Vision 2020 zadufite, nta Vision 2050 zadufite, nta business plan zadufite, ugasanga iby'abandi turagenda tukabikora bakanaduhembera ko twabikoze, ariko ugasanga leta uzabo zirangana gutya ibyo bungutse twebwe byacu birangana gutya, ibyo bagezeho birangana gutya, ibyo birangana gutya. Esa twakira umuntu. Allo, mwiriwe neza. Kicukiro ndagusuje coach, ndamusuje. Turakwikirije rwose muvandimwe. Patrick, amakuru y'iminsi twari tugukumbuye, rumaze iminsi tutuvugisha. Ni kwa gushakisha bibone. Ya birumvikana. Nakurikiye ku ngingo coach yavuzeho. Yavuze ku kintu cyo kwizera no kugira intego. Ariko buriya hari ikintu kindi kigorana muri ibyo byose nabonye ahubwo azatugireho inama. Cyitwa gufata umwanzuro. Gufata umwanzuro. Gufata umwanzuro, nzi ko nta muntu bitagora. Ariko iyo uhera kuri zero ukazamuka miliyoni imwe, miliyoni ebyiri, nyine urumva ugenda uzamuka ibihumbi ijana, magana abiri. Ukareba abantu wabihereye ubikorera bigatuma utatera intambwe kubera ko uba wibaza ngo ninjya mu kintu byabutse byiye kugira ngo ngaruke, byagorana cyane. Yego. Tuganirize ku kintu cyo gufata umwanzuro n'imbaraga aho ziva. Naho ubundi zabitse gato ku cyo kwizera, nkatwe noneho nkagenda umukristo, ikintu cyitwa kwizera iyo ukize neza ukakibamo kinagukuraho uburwayi bwo bita ubwoba. Nibyo rwose. Iyo umuntu yizera iteka ntabwo ajya agira ubwoba, kandi binaguhesha noneho kuba ugera ku bintu byinshi n'aho utaboneka inzira ukaba wabigeraho. Coach arakoze, turabakurikiye cyane, turabakunda, ariko narakwandikiye kuri Instagram ntabwo wansubije Mike. Uze kongera unyandikira ka message ndetse nkabona rwose. Iriho message. Ubwo rero arakuzanye Mike, isobanure. Wasanga ntarayibonye kubera ko mbona nyinshi, ariko ubwo uze kongera unyandikire ndetse nyigusubiza rwose. Narakwandikiye, ndaza kongera nkwandikire, ariko coach nta kintu cyatubwira ku kijyanye no gutinyuka k'umuntu. Reka ahita gusubiza. Urakoze cyane Patrick. Patrick arakoze cyane, n'umuntu wacu. Coach wamusubiza gufata umwanzuro, kutinyuka kugira ngo ufate umwanzuro, nicyo kibazo Patrick tuhimagarutse. Umwanzuro kugira ngo ufate n'ibyo tuzaganira ubutaha, uburyo usetinga goals, sibyo? Urabona ukora plan. Iyo umaze gukora plan, yaba ari business plan, yaba ari personal, gukora umugambi. None iyo umaze kuwukora rero, kudesida ni ukuvuga ngo nkurikije plan nakoze, iyo plan nayikoze nabanje gukora research cyangwa nanze kureba, tuvuga ko wenda mvuga nti mpa nk'urugero rw'ikintu runaka, gutangira business cyangwa se gushaka akazi cyangwa se guhindura position, mba nk'ikintu nka kimwe nk'urugero duheraho, sibyo? kugira ngo ntapfa kuva mu kirere. Ariko urumva iyo ufite plan ukaba wamaze kwigaho, nta kikwemeza ko nuyishyira mu bikorwa bizaresiza, ariko nta kitakwemeza ko nuyishyira mu bikorwa nubishyira mu bikorwa, there's no guarantee ko it's not gonna work cyangwa se it's gonna work. Igihe cyose udashyize mu bikorwa, igisubizo kiri no. Nuvuga ngo bizakora kubera ko babishyize mu bikorwa. Urabona abantu batinya failure, batinya niyo mwanzi wa mbere utuma abantu badashyira mu bikorwa, batinya gufata umwanzuro. Nimbikora ntibikunde, nibyo twabaza tuvugaho, right? Nimbikora ntibikunde, icyo ni icya mbere. Hari umuntu ushobora kunyemerera nkaguca mu ijambo, hari umuntu aduhamagaye kuva kare cyane, nawe reka tumwitabe. Allo,
amakuru. Hello? Turakumva, ninde tuvugana? Uvugana na Mama Jackson. Mama Jackson, amakuru yawe? Uri umuntu udukurikira cyane, urakoze kuduhamagara. Nubwo numva hari amayinite ashobora kuba gushinyeze, kongera yenda ugerageze urebe uko watuvugisha cyangwa se twohereze n'ubutumwa. Ariko hari indi wohereje avuga ati mwiriwe neza Mike, nagira ngo nkubaze ni gute wazamura channel yawe ya YouTube, shyiraho ibiganiro byinshi kandi umenye audience yawe. Cyo nicyo kimwe. Mama Jackson, twohereza ubutumwa bugufi, turaza kukwakira mu kanya, nta kibazo. Coach, ari ikintu utarurangije mu kanya kugira ngo wabanze ukarangiza. Kubera tuzabigaruka cyuma gitaha, kubera ko kenshi abantu bagiye bagira eshek, dutinya failure, right? Icyo ni icyambere gituma tutafata umwanzuro ko ubushinwa bagerageje biranga, ubuse nongera nkabikora ntibikunde. Icya kabiri nuko dufite plan iri clear, plan dufite. Naraje mu ndebe byo Mike yageze, sinamenye uburyo plan yayikoze, ndamwigana gusa ku mu kirere nta panze. Ntabwo nzi plan ya Mike, ntabwo nzi connection ya Mike, ntabwo nzi network ya Mike, ntabwo nzi icyo yakoresheje. Ndebye gusa ibyarangiye bigaragara, naye nshatse kubyigana ariko ntafashe plan nk'iya Mike, right? So kutagira plan iki ni kimwe. Ikindi fear of failure, kwa ko twagize shake nyinshi mu buzima zituma ducika intege. Ikindi kuvuga ngo nimbikora ntibicemo baranseka. Rero niba wamaze gukora research, wamaze kubyigaho, niba wamaze gukora plan ifatika ku murongo, igisigaye no gushyira mu bikorwa. Nushyira mu bikorwa n'ubu utakugiza plan yawe 100%. Bakoze research hano amakampani akora business plan mu kwa mbere, bafashe amakampani nk'ijana yaregisije. Baraza ati se izi business plan mwakoze mwazikurikije ala letre mpaka umwaka urangiye? Batereka data twarazanze ko twarana zibagiwe. Ariko icyo business plan yabafashije ni iki? Kwicara bagatekereza, bakanonosora gahunda y'umurongo bashaka kugenderaho kuri uwo mwaka. Nicyo kintu cyango. Rero iyo bikoze utangiye gushyira mu bikorwa, byanze kuza bigenda bihinduka kubera ko niko ubuzima bumeze. Ntabwo byose byazagera ku murongo, ntabwo ari inzira imwe. Ariko ugahuta ngiye gushyira mu bikorwa, nibidakunda nzibaza ko iki bitakunze. Hari igihe bishobora gukunda uyu munsi, wishobora kubikunda ejo hashize, cyangwa bikazashoboka ejo hazaza, cyangwa bikananga complètement. Ni irihe somo ukuramo, wakoresha experience ukuramo uzakoresha imbere. So nibaza ko cyane bigorana ya. Okay, Nzayire Rwamagana ati mwakoze ku kiganiro cyiza murimo kuduha cya business. Rwamagana turasubije sana. Ndabakurikira cyane buri munsi uko ikiganiro kibaye. Abwo mushobora kongera mugamagara turabakira nta kibazo. Nabonaga muri Rwamagana muri benshi. Hanyuma reka nsimbukire no kuri Facebook, witwa Senpet, welcome Mike. Karekezi Celestin, good evening my teachers. Isomo rya mbere goal setting twende sasa. Niyo ngira Alexandre ati turabakurikiranye kandi rwose turabashimiye cyane. Kimwe na Dodos, kimwe na Gracier nawe ati tumaze kubona ibintu bitatu. Tubayize Coach Albi ngo ubundi ni intego zingahe umuntu abone intego zingahe umuntu akwiye kugira? Uzi kongera tubwire kuri Facebook. Mukomeze mukurikire cyane, nta kibazo, natwe turabona ko muri ku murongo nta kibazo. Ubwo nibutsa abantu bagomba kudukurikira kuri Facebook ko mukoresha iyitwa AM Show, ushobora kuyitwereka kugira ngo yenda umuntu utangiye ikiganiro ayibone. Website ikwerekaho gatoya, kugira ngo yenda niba hari umuntu utazi iyo Facebook page yacu atangira ayibone ajya yikoresha. Website nayo yitwa amshow.co, abantu ushobora kwiyandikishaho. Hanyuma page yacu ya Facebook ngiyi uko yitwa, kugira ngo mushobora kujyaho igice aricyo cyose, ugakanda like cyangwa ugatanga na commentaire. Murabona ko ibiganiro byose byatambutse biba biriho, muba mushobora kubibona. Kimwe nuko mugiye kuri website yacu yitwa amshow.co cyangwa kadomo.co, nayo mushobora kubibonaho ibiganiro byacu byose byatambutse. Mukanatwandikira abantu bifuza, ngira ngo ushobora kuyigiza imbere abantu bifuza kumenya uko bakoresha freelancer, abantu bifuza kumenya uko bajya kuri Amazon. Dore ngibi ikiganiro cya mbere uko wafungura konti kuri PayPal. Hanyuma tunabasabe rero abanyarwanda hafi ya bose mushobora kwandikira PayPal kugira ngo kuko ngubu twamaze kubona ikibazo
ubu ngubu umuntu uri hirya no hino ushobora kwishyura ibintu kuri interineti. Abanyarwanda dushobora kwishyura ibintu kuri interineti turi mu Rwanda, ariko biragoye kugira ngo umuntu uri hanze akoherereza amafaranga. N'urugero, niba nka coach ashaka kunyoherereza amafaranga binyuze kuri PayPal biragoye, ariko ngewe nshobora kuyamwoherereza. Icyo tubasaba ni ikirere, abantu mudukurikira by'umwihariko mufungure konti kuri PayPal, nimurangiza mubandikire mubasaba ko bafungurira u Rwanda kugira ngo narwo byibura rubashe gutangira kujya twakira amafaranga avuye hanze binyuze kuri PayPal. Kugira ngo yaba ari inzira nziza rwose. No gushyira hariya mu makuru iyi weekend turashyiraho cya gitabo twavuzeho ubushize, Acres of Diamond, umugabo witwa Gaston yagishyize mu Kinyarwanda, incamake yacyo. So tuza kugishyiraho, dushyiraho link n'incamake yacyo ku buryo mwazashobora kugisoma icyumweru gitaha. Yego rwose, ubwo ni sawa. Reka nongere nakire telefone. Harya WhatsApp ya hano irahagana hehe ko ndi kuyibura de? Ndebe WhatsApp naho kuko nshobora kubona abantu, ariko reka mbaze. Wabajije ngo twakandika goals ingahe? Goals personal iyo ushobora gusanga ari 30, undi ari 100. Ikintu umuntu ashaka kugeraho. Okay. Ndebe WhatsApp ahantu iri, nayo ndebe niba nta bamaze kwandika, ariko banza hashobora kuba hari abantu bohereje ubutumwa. Ndabasuza cyane, mufite ikiganiro cyiza. Okay, ngira ngo ubwo butumwa wabwumvise. Yitwa Emmanuel. Mbibutsa ko mushobora no kutwohereza voice note mutubwira, mubaza ibibazo. Abakoresha WhatsApp cyane cyane ushobora kutwohereza voice note ubaza ikibazo cyangwa uduha témoignage yawe yuko witeje imbere tukayumva nta kibazo. Hano hari n'undi muvandimwe ngira ngo nawe wari watoreje ubutumwa. Okay, tugufasha iki? Uyu nguyu akaba yitwa Vincent, akaba yanditse mwakoze cyane kutuganiriza kuri iki kintu, ariko ubwoba nibwo bukora kuri benshi. Ubwoba nibwo bukora kuri benshi, ngira ngo n'abandi babigarutseho hano. Nawe wagiye ubigarukaho mu kanya yuko ubwoba aribwo bukora kuri benshi. Akenshi buterwa no kuvuga ngo bazanseka, akenshi buterwa no kuvuga ngo bizagenda bitari ntabigeraho, ariko watubwiye ko ariko n'abanyarwanda bajya bivuga ngo ntayitinya itarungurutse. Akora buri kintu cya mbere gitera ubwoba Mike ni ukutagira plan ifatika. Yego, ibyo twita kugenda bushori. Buriya kugenda mu rugendo utazi aho ugiye, utazi n'uwubaza, ni ikibazo gikomeye. Hari umuntu tuziranye, njye nawe tuziranyeho inshuti yacu, ni inshuti yawe cyane, ngewe muzi kuko twe kuganira mu kiganiro rimwe, wenda umunsi umwe tuzamutumira tuganiriza ukuntu yavuye i Cyangugu aje i Kigali, yageze kugira ngo ageze i Kigali, kumbe tukiyamushiranye bamujugunye i Gitarama. Mugeze i Gitarama birumvikana. So yarazagiye, right? So urumva rero buriya kutagira plan ifatika iri clear ni cyo kintu cya mbere gitera ubwoba. Cya mbere. Iyo ukemuye ikibazo ukaba ufite gahunda y'aho ndimo kujya. Yanze bikunze. Nari ndimo ndeba niba nta watwandikiye kuri Twitter. Nari ndimo nyuraho, ariko ndabona hariho bitara Akwakurikiye Twitter ni kangahe? Ni IM Show 11. IM Show 11. Ubwo goal setting, ikibazo cya umuntu ashobora kugira intego zingahe? Ashobora kugira intego nyinshi zitandukanye, kuko intego imwe ushobora kuyipanga. Niba warahize kuzagura imodoka umaze kuyigura, ubwo biba birangiye ushobora guhita uhiga gutunga inzu wayigeraho. Ubwo n'iri intego. Hari gukora vacances muri Zanzibar, nayo ni intego. Hari intego zigenda zitandukana, kandi umushinga nyine ni icyo gitaye tukiganiraho twaye muri group. Hari uburyo tubikora, dufite umubare runaka tugenderaho, tuzabigarukaho icyumweru gitaha. Abantu batangiye kunzengereza kuko twarangije amasomo mu kwa mbere,
mu kwa mbere cyangwa December irangira tuzakora asubiraho ryari ubundi tubikora mu gikari ubundi tukora mu gikari dufata groupe y'abantu 20 maximum ntabwo twe dukora abantu benshi tukabara ibyumweru 12 kujya mu burano gutanga bike bishobora kuba ko ntabwo nabijyamo byose tuzabirangiza ariko ndibaza ko mu kwa kane kurangiye kwa gatanu dushobora gufatira class abantu bakabijyamo n'iki so tuzababwira abari interest. Yego ubwo rero abifuza kubaza ibibazo mushobora gukoresha ubutumwa bugufi cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Mwiriwe neza, icyo kiganiro ni cyiza cyane. Hanyuma mugabo nake Samuel ati ndongeye ndabafatishije, ndashaka mumfashe rwose nanone mu nyibutse gahunda y'ibiganiro buri gihe njye mbakurikirana nta gucikwa. Samwe dukora ikiganiro kuwa mbere saa moya kugera saa 2 no kuwa gatatu saa moya kugera saa 2 no kuwa gatandatu saa moya kugera saa 2. Kumurumva ko na amasaha menshi kandi ahagije. Imana ku cyumweru bakora kuri radio. Yego abantu bashaka kuduhamagara nabo bongere batwibutse none ahangaha nako bongere baduhamagare mu kanya twagwaye tugabanyije kuzakira kugira ngo twakire ubutumwa bugufi. Hanyuma ndabona nitwa Marie Grace we yanditse agira ati ndabashimiye cyane kubw'iki kiganiro cyiza, nagira ngo by'umwihariko mbashimire ko mwatumye mpinduka mu bijyanye n'imyumvire. Ngewe ndi umukozi mfite akazi kampemba buri kwezi, ariko kimwe mu bintu maze kubigiraho nuko ntakwiye kwicara ngo numve ko ntekanye nta kindi nageraho nanjye ubwanjye. Kuri ubu kuva natangira kubakurikira natangiye gushyira mu bikorwa ibyo mwanyigishije bijyanye no gukora no kureba ikindi nakora ku ruhande, ariko ndabona bigenda biza kuko napimye umwitozo mwampaye wo gushaka abakiriya batatu aho ntuye mu cyumweru gishize ubwo mwavugaga ibintu bijyanye no gucuruza imbuto, ariko ndagira